uri kuvuga ku mugore wanjye. General Kainerugaba yongeye kurikoreza kuri Miss Mutesi Jolly. Inkuru y'ikinyamakuru inyarwanda.com. Umugaba mukuru w'ingabo za Uganda General Muhoozi Kainerugaba yongeye kwigaragaza ku mbuga nkoranyambaga yandika ubutumwa bwateye urujijo nyuma yo kugaragaza ko Miss Mutesi Jolly ari umugore we. Mu butumwa bwe General Muhoozi yavuze ko nta muntu n'umwe ukwiye kwibasira Jolly kuko kuri we ari umukobwa wihariye. Yagize ati kuvuga kuri Jolly birabujijwe, biba bisa no kumvugaho. Mu rwego rwo kwerekana urukundo amufitiye yagiye anagereranya uyu mukobwa n'ibyamamare ku isi, avuga ko Beyonce Knowless umwe mu bahanzi bakomeye ku isi atigeze amugeraho. Ati Beyonce ntiyakwigereranya nawe, ni mwiza, uri kuvuga ku mugore wanjye. Si ibyo gusa kuko Muhoozi yanatangaje ko umwaka utaha azaza mu Rwanda kumureba no kumutwara, ndetse akongeraho ko icyo gikorwa kizaba ari ubukwe buhuza u Rwanda na Uganda. Ati umwaka utaha ndaza mu Rwanda gufata umugore wanjye, ntabwo ushaka ibihuha cyangwa inkuru zidafite ishingiro, niwe kandi nzamurongora. Mu butumwa bundi yanditse yongeye kwihaniza abantu bose bagerageza kuvuga nabi kuri Miss Mutesi Jolly, agira ati mwitonde, muri kuvuga ku mugore wanjye. Ibi si ubwa mbere General Muhoozi agaragaza amarangamutima ye ku mugaragaro kuri Miss Mutesi Jolly, kandi uko yandika ubutumwa nk'ubu niko bikomeza guteza impaka hagati y'abakoresha imbuga nkoranyambaga mu Rwanda no muri Uganda. Bamwe babibona nk'urukundo rudasanzwe rw'umusirikare ukomeye, abandi bakabifata nk'uburyo bwo kwishimisha no gukurura ibiganiro ku mbuga nkoranyambaga. Miss Mutesi Jolly kugeza ubu ntacyo aratangaza ku by'iyi mvugo ya General Muhoozi, bigatuma inkuru ze zikomeza kuba urujijo mu maso y'abatari bake.